Umva ukuri. Iyo dusomye muri Bibiliya igitabo cya Yohana igice cya 14 umurongo wa 15 tuhasanga amagambo atubwira ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Abanzi b'Imana ni benshi ariko bakagaragaza ko bayikunda. Niyo mpamvu Yesu nawe yabwiye abafarisayo ati banshimisha iminwa ariko imitima yabo ikamba kure. Muri iki gihe abavuga ko bakunda Imana ni benshi ariko kwitondera amategeko y'Imana ntikuriho. Umva ukuri rero. Iyo dusomye mu gitabo cy'urwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 4 handitswemo ko uvuga ko amuzi ntitondera amategeko ye uwo ari umubeshyi ndetse ari umunyabinyoma. Abanyabinyoma babaye benshi. Umva ukuri nanone. Iyo turebye uwo murongo wo mu gitabo cya Yohana igice cya 14 umurongo wa 15 tugacurika iryo jambo tukibaza abanzi b'Imana ni bande. Umva ukuri rero. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nimunyanga muzica amategeko yanjye. Imana iduhe kwitondera amategeko yayo. Umva ukuri.